mu gice cyatambutse mu nkuru inzitane twasize Ivy bamaze kumwambika impeta, yewe Priya we yaramaze kuhava ubona ko atishimye kandi atanezerewe. Ese aho niki cyamuteye kugenda? Ubundi se yaragiye yerekeje hehe? Inkuru yacu rero reka tuyitangirire n'ubundi kuri Ivy na Ayman na Ntwari n'abashuti babo bari aho ngaho. Batangira kuganira nyuma yo gufata amafoto, ari nako bari gusangira, bari kunywa no kurya. Ayman ahera ko abaza Ntwari akamubwira ati ngaho mbwira wabigenje ute? Ayumva ati kumbe bro nawe usigaye uri umugambanyi, wifata umbeshye ngo nzanye out, nkambara umwenda umbwira ngo nguwo ngo kuramo. Akubwo muzi ibintu yankoreye. Ntwari yifate ambwire ngo byuka, nari niryamiye mu rugo yansanze iwanjye, mureke mbatere story nyine. Ubundi yonza habuze gato ngo nanabyana, yampamagaye arambwira ngo arashaka kunjyana out ninjye muri salon ngo njye gukoresha mu mutwe. Aho uko numvaga nashaka kuva mu rugo nshaka no gukuraho telefone. Abari aho ngibaza iyo baba wayikuyeho, twari kuba dusebye we. Ayiva ati habuze gato pe. Nyine urumva yageze aho ngaho abona simbyitaho yizira mu rugo. Muzika yankuye mu burira ariko yanjyanye muri salon shisha itabona. Nkamubwira ati ariko se ubundi ntabwo twajya out ntagiye muri salon? Arambwira ati oya, ngo abantu benshi bazi ko ndi girlfriend we. Ibaze nyine abakobwa bamukunda murabizi ko ari umustar. Hari abantu nyine ntamaze kumenya amakuru ko hari abakobwa banyanga bazi ko ndi girlfriend we, cyane ko tuba turi kumwe. Amafoto yiwe kuri IG usanga nyine turi kumwe, arampostinga agashyiraho udutima twinshi. Noneho nawe nta nubwo ajya asobanura ngo avuge ko ndi ndamushikiwe. Ariko rero mumbabare munambarize Ntwari icyo nshaka, aragira ngo nzagende mu muhanda rimwe abakobwa banankubita. Basi bwari muzababwire ko ndi mushiki wawe. Ntwari atari ko se waretse, ndinda mbabwira ko uri mushiki wanjye, ndimo ndabaha itangazo, ndimo ndabihohoraho, uriwe ntago bibareba. Ayiva ati tubyihorere, tumwumva ati yanjyanye muri salon shishe tabona, bakajya bankurira akambwira ati nimubikore gutya, wumve ngo ahantu rwose twakoresheje mu mutwe bari bumiwe. Naho umuntu wankuriraga mu mutwe yambwira ati si umuntu ni sheri wawe, sheri wawe ukwizanira muri salon. Nyine ndaseka ndamwihorera ko ntago nari mubwire ngo ni mubyara wanjye ngo abyizere. Mubwo ibyo birangiye ndagenda arambwira ati ambara agakanzu keza. Ibiteteye rero ntago ari ibintu byanjye, ndigirira amapantaro gusa, ntabwo ambara igiteteye atereka reka aha ntibivamo. Ibaze ko twabanje no kujya gushaka ikanzu ndi bwambare, mva ni birebire ngenda ari numiwe. Kumbe rata yarari kuri target. Cyazo uranyemeje bro. Gusa habuze gato ngo mbivemo. Bakomeza kuganira ari nako basangira. Ayman afata ijambo agashimira abari aho ngaho bose. Ahera ko afata umwanya akavuga ati reka mfate uyu mwanya nshimire mwese mwitanze mukaza muri ibi birori, ni umugisha udasanzwe.
uyu munsi ni umunsi ntabona uko nsobanura, gusa icyo nababwira, Ivy ndamukunda. Mukunda mu buryo ntazi ukuntu navuga, kuko Ivy ni umutuzo, ni umunezero n'indatwa yanjye, n'ihirwe nahawe n'iyaduhanze, yangize uwo narotaga, yahaye ubuzima bwanjye itandukaniro, hehe n'agahinda ubu naragataye, gusa nanone nkongera ngahindukira nkabaza umukundwa wanjye, Ivy Mashali, mukobwa mwiza, rukundo rwanjye, ese ujya ubyemera ko ngukunda? Ivy akamubwira ati yes I do, ndabyemera kandi ndanabyizera, kandi erega nanjye ndagukunda. Ayimana ati erega sinzigera ngukunda igice, iteka nzagukunda byuzuye. Ivy ati nanjye singukunda igice, ngukunda byuzuye, mugabo w'inzozi zanjye, mfite amatsiko y'icyo ejo haduhishiye, erega urwo dukunda narwo ruzahoraho, urukundo rwacu n'urwiteka. Ayimana ati ndabizi mukunzi, cyane kuba mu gutera k'umutima wanjye, nakunze ko wakunze ukunze njye wa nyawe, Imana igiha umugisha umugongo waguhetse, n'inda yakwibarutse, ndetse n'ibere ryakonyeje, kuko uwo mubyeyi yamaye Imana irutse izindi zose. Undi aterega ntabwo ari wenyine wahawe impano, kuva twahura nawe wabaye isi yanjye. I find myself the luckiest girl, cause you make me feel so. Icyo ntakubwira, you have shown me what it means to love someone without conditions. Ikindi nakubwira, I count myself lucky to have you by my side. Ndagukunda kandi nzahora ngukunda, nzagukunda iteka mukunzi wanjye. Uyu munsi nibwo nabonye ko mfite byose, nibwo nabonye ko uri umugisha kuri njye. Ntwarahera akagahaguruka akababwira ati murekere aho di, muragira ngo mu gitondo nanjye mbyuka njya gushaka umukunzi se? Mwintera iti mwe yewe. Ayimana ati reka mbanze mvuge, basi reka mvuge ibya nyuma. Ndashima Imana yemeye ko njye na Ivy tuba umwe, cause we complete each other. Mbese ndi imitsi, Ivy akaba amaraso, ndi inzozi akaba impamo, mbese ndi ijisho akaba imbone. Niyo mpamvu mukunda, kandi iteka nzahora mukunda. Nabura niyo natahira ibyo, akiteka mukunzi, jya wumva ko ngukunda. Ivy ahera akagahaguruka agahoberana na Ayman,
abari aho bose bagakoma amashyi, buri wese akavuga tumva ninkura nzaba nkamwe. Abandi ati yewe nanjye ngiye gushaka umukunzi, menya gukundwa biryoha, menya gukunda biryoha. Ese nanjye nzagira umuntu nkunda akankunda kuri uru rugero. Abandi bibaza ati ese nanjye nzakundwa kuri uru rugero. Tuve aho ngaho twigire kuri Priya abagiye kureba Karungi. Ndakabwa ati gusa noneho kuri inshuro biri kugendekeye gute ko mbona uje noneho utarwiyambitse. Ndatshabyihorere imipangu yanjye yose irapfuye. Karungi ati se bikugendekeye gute umundi se niyihe mipangu wari ufite? Ndatshabyihorere ndahiye neza neza neza. Ndaturahiye wokejwe n'iki se kandi ko mbona nta hantu se wahiye, ko mbona nta hantu ufite inkovu. Priya ati shaka Karungi gabanya imikino. Ndatese ko mperuka ugiye muri proposal uhiye ute bagutwikiyeyo? Priya ati birenze no kuntwika. Ibaze sha birangiye Ayimana mwambitse impeta. Karungi ati ariko se ubundi uri kurwanya proposal y'abandi bana ugenda bari wowe Ayimana tereta abari wowe yambika impeta. Ndate Ayimana ntago mushaka, ariko ntago nshaka ko Priya njyewe mbona Ivy ari mashyingirwa nicaya. Ntago bizabaho, ntago agomba gukora umukwe imbere yanjye. How comes? Ndate ariko se ko byose bigenwa n'Imana, urabona warwanira umugisha utari wawe bigakundara? Nawe igihe cyawe n'ikigero uzabona uwawe. Wagabanyije umutima mubi, waretse ubugome. Ndate umupangu wanjye urapfuye, ariko ngiye gushaka ikindi kintu nkora. Ndate tugiye gukora iki? Priya tumva nkubwire ngiye kongera ntege Ivy umuhungu, kandi kuri iyi nshuro ndamushakira umusore uri serious, agomba kumutera inda bikarangira atabanye na Ayimana, kandi nzamushakira umusore utazigera umugira umugore. Ndate ni akazi kawe, ngereka ntera agatebe nirebera intambara z'abavandimwe. Nubwo mbona uri kwirwana wenyine, uri kurwanya adahari, umenya hari utanabizi. Wabona uri kurwana n'Imana uzi ngo uri kurwana na Ivy. Reba imitego yose wamuteze akagenda yisimbuka, ubwo utekereza ko atari uburinzi bw'Imana bumuriho. Ushatse warekera. Ndati we byihorere bimparire. Iminsi iragenda ikicuma, indi gataha. Imbabazi nawe ariga agasoza kwiga, umwaka wa mbere ukabura arangiye, wa kabiri nawe ukaza ukageramo hagati. Ayimana na Ivy bikundanira. Ivy yambaye impeta, ari fiance wa Ayimana. Mbese ubona hasigaye igihe gito cyane ubukwe bwabo bukaba. Ku rundi ruhande Ivy aba yarashakiye Imbabazi akazi. Uretse Imbabazi na Shine, aba hari undi mukobwa wakuranye na Ivy. Ubu bana nabo baba babana uwa bane, ariko bose bari ku mutwe wa Ivy, ari ubafasha muri byose. Ivy agakunda kugira akazi kenshi, akunde kuba ari mu rugo. Imbabazi nawe akajya akora amashift, rimwe na rimwe agakora ku manywa, ubundi agakora nijoro, nangwa se agakora evening, ariko ari butahe nijoro cyane. Ivy
akazi ke akagakora ku manywa bimusaba ko nijoro aba agomba kuruhuka neza kugira ngo ahere kajya mu gitondo abyuka ajya mu kazi ariko ameze neza. Shayini we aba yibera aho ngaho mu rugo nawe atera uturaka twa hato na hato, ariko kubera ko Shayini na Imbabazi ndetse na Nadia baba bakunze kuba bari kumwe cyane, bageraho bakaba inshuti magara z'akadasohoka. Sasa rero umunsi umwe Shayini aza kubona akazi ariko akakabona kure. Mu kubona akazi aba yaragashakiwe na Priya, ari kuvugana na Priya ari kumubwira ati ugomba gutangira akazi bitarenze ejo. Shayini akamubwira ati ariko se biransaba kujya kuba hariya hantu kandi urabizi neza ntabwo nakora hariya hantu n'aha hantu tuba, najya nkoresha amatike menshi, urumva transport irahenze, none ndakora iki? Priya ati ariko se wagize ibintu ufata aho ngaho mu nzu ugahera kugenda, ko n'ubundi inshuro nyinshi uba wiriwe aho ngaho abandi bose bagiye. Imbabazi aba yagiye mu kazi, Nadia nawe aba ari aho ngaho apacapaca, ntago aba ari aho mu rugo. Ivy nawe ntago aba ahari. Nyine uzacunge badahari ugire ibintu ufata ugenda ugiye kuba aho ngaho. Shayini aramubwira ati ariko se Priya ibi bintu ndabikora gute, ndabishobora, ndabigenza gute? Priya ati wowe kora ibyo nkubwiye, ibisigaye njyewe nzabyitaho. Shayini turansezeranya, undi ati yego ndagusezeranya. None se ufite ikihe kibazo? Umva Ivy afite ababyeyi n'abakire, ibyo ari buburaza babwira bongera bamugurira ibindi, wowe parking ugenda. Kwanza reka nze nkohereza amafaranga y'imodoka nyine iri bukujyane, ikakujyanira n'ibikoresho, cyane ko ahantu ugiye kuba bazajya bakumenyera buri kimwe, ariko ibikoresho byo mu nzu urabyitwarira, bazajya bakwishyurira inzu bakugaburire, ariko ibindi byo mu nzu byo uri bubyitwarire. Shayini ati nta kibazo. Ahera akajya gushaka imodoka, akaza agapakinga intebe ziba ziri aho mu nzu, agapakinga ibyombo, apakinga mattress n'igitanda, mbese iby'ibanze bikenerwa umuntu agiye gutangira ubuzima, byose Shayini arabipakinga akabitwara. Ndi mugoroba Ivy atashye agera mu rugo agasanga inzu irera, biramucanga, agasanga ntibishe urugi kandi inzu irafunze. Ahera ko ahamagara Nadia, akamubwira ati Nadia uri hehe? Undi ati narindi hafi aho, ngwino mu rugo. Agahamagara na Imbabazi nawe akava mu kazi akaza. Ahamagara Shayini ariko telefone ye nicemo, akongera akayihamagara igacamo ariko bakamukupa. Bakihagera nabo barumirwa,
mu kureba bakabona imyenda ya shayini ntayihari byose Iva ahera akabyibwira ariko agaceceka gatuza nta kindi akora afata telefone agahera akahamagara dadi we amuhamagara ndakamubwira ati karame mukobwa wanjye ko numva uvuga nkaho utishimye byakugendekeye gute n'umunaniro uyu munsi wagize akazi kenshi nango wagize umunsi mubi Iva ati dad nagize umunsi mubi ibaze ko ntashye ngasanga inzu yanjye yose irera nta kintu n'iki na kimwe kirimo Lucas ati bakwibye se Iva ati naburiye baza kuba banyibaga wenda hari ntaribe nkibwa nabo ntazi bidakozwe n'umuvandimwe Lucas ati ninde se kandi Iva ati dad nyoherereza amafaranga mbanze ngura ibindi bikoresho kuko kano kanya amafaranga mfite nta kintu yamfasha nta mattress ngifite ubu sinabona ahantu ndyama utubati nta kintu kiri hano nta cyombo ntana mbese ngiye gutangirira kuri zero Lucas ati ariko ntago ndi kubyumva kwanza buretse ahera akagakupa ashira iminota mike cyane telefone ya Iva gasona mu kureba akabona ni Priya kabwa ariko numvise ngo bakwibye Iva ati sizo nkuru ninde uziguhaye wabikubwiye ndumva yakaguhaye amakuru yuzuye njyewe nta kibazo mfite Priya ati wikihagararaho se nyine ubundi se byakugendekeye gute ariko se ubundi byose si amakosa yawe Iva ati se n'amakosa yanjye gute none se ubundi ushingira he uvuga ko bakwibye wowe ubwawe ku giti cyawe urabizi neza ko bakwibye nangwa wibwe no twa dusore nyine warumaze iminsi uteretwa natwo Iva ati njyewe Iva ngira umusore untereta se ndati yego ndose ntiwari umaze iminsi abandi bantu bashakira ahantu bajya kurara kubera ko uba ufite abagabo bari buze kugusura aho ngaho niwinjiza abagabo buri munsi se Iva ati Priya ni wowe turi kuvugana nangwa n'undi muntu njyewe Priya abagabo ndati cyane rwose wabona ari bo bakwibye ubundi se ubundi ubona wowe guteretwa n'utu dusore tudafite 12 twutubobo twabuzwa n'iki kukwiba ubwo nyine wowe wahaye agafunguzo kawe niwe wakwibye ndati ntago mbyumva neza ahera akakupa mu gukupa ahita ahamagara Ayman kamubwira ati Ayman kora uko ushoboye duhure ndashaka guhura nawe Ayman ajya guhura na Priya bagihura Priya ubona asa n'ufite agahinda nakubwira ati ko ufite agahinda what's wrong with you hari ikintu kitari kugenda neza se ndati nkuru ngiye kukubwira senza ahantu ndi buyihere ndati se gute Iva hari ikibazo yaba yagize hari ibintu bitari kugenda neza mu buzima bwe mbwira kuko ukuntu umeze ndabizi neza nta wundi muntu waba ugiye kumbwira utari Iva rero mva rero nkubwire ibintu ngiye kukubwira nibanga nyine mu muryango bavuze ko tugomba kubiceceka ariko ngomba kubikubwira ukabimenya njye nabonye uri bofu mwiza ukwiye umugore mwiza umugore utaguca inyuma umugore uzagukunda wenyine ndati yego kandi ibyo byose Iva arabyujuje ndati ariko se tuzi ubu turi kuvugana Iva ibintu byo mu nzu ye byose babyibye Ayman ati nguki byose babyibye katabimbwiye se Priya ati impamvu atabikubwiye nuko byose ari amakosa ye
Imana ati amakosa ye gute se amakosa ye hari umuntu wishimira ko bamwiba undi ati nyine tukiri abana hari umusore Ivy yateretsanaga nawe igihe kiza kugera uwo musore ishuri ararita arigendera so nyine nta kintu ariho ariko nyine nirwo rukundo rwe rwa mbere rwo mu bwana bwe barakundanaga cyane ariko ko uwo muhungu yaje kubikirana yaje kugenda so vuba aha rero yaragarutse amaze kugaruka agaruka asanga nyine Ivy waramwambitse impeta ariko nyine n'ubundi kuko bakundanaga kwifata birabananira bahera ko bakundana ariko uwo musore umenya we yari afite target kuko yabonaga ko Ivy batazakomezanya cyane ko afite fiance nyine bari bamaze hafi nk'amezi nk'atatu bari kumwe bararanaga basohokanaga mbese babaga bari kumwe inshuro nyinshi so rero uwo musore kubera ko nyine Ivy yari yaramuhaye agafunguzo ko mu rugo undi nawe yumvaga ashaka kujya kwitangirira ubuzima umunsi umwe rero badahari ibintu byose yarabipakinze arabitwara njyewe ubwanjye uwo musore yaranyihamagariye ambwira ko nta kindi kintu afite yakura kuri Ivy uretse kumutwara ibyo byose ikindi byose abikoze kugira ngo amubabaze kuko nawe yamubabaje ntamutegereze akaba agiye kubana n'undi musore gusa nanone ahera akambwira ko nubwo habura igihe gito ngo ubukwe bwanyu bube ngatekereza ko Ivy yaba amutwitiye kandi nubwo agiye atazigera atuma umwana we yitirirwa undi mugabo utari we simbizi ahari ariko urarya uri menge Ivy ntabwo ari umugore ukubereye Imana ati Priya ibintu uri kuvuga uri serious undi ati yes of course I'm serious mwereke n'ibimenyetso se Priya atangira kumwereka amafoto ya Ivy ari kumwe n'umusore koko bari gusangira bona bahuje urugwiro basohokeye ahantu kamwereka amavideo byose Imana arabibona Imana arababara yamara kubabara agahera kagenda tugaruke kuri Ivy papa wabahageze nawe akihagera asanga ibintu byose byashize mu nzu ariko bakiri aho Priya nawe ahera akahagera Lucas nta bindi bintu byinshi aravuga arabanza agashopingira umwana we ibintu byose agasiga mu nzu babishyizemo ariko ubona Ivy atishimye ababaye afite agahinda ari kwibaza icyatumye Shayina abikora papa waramufata akamushyira ku ruhande akamubaza ati ubundi ninde wabitwaye Ivy ati ntabwo simbizi neza ko namushinja ariko ibyo ari byo byose ni Shayina none se ko nta kintu kiwe n'iki na kimwe kiri hano kandi ibyacu byose bikaba bihari Lucas ahera kagafata telefone agahamagara Shayina undi aritaba mu kwitaba kabwa ati karamedali undi ati se bite undi ati ni byiza meze neza none se ko nabasuye uri undi ati njyewe naragiye ntago nkibaho ngaho undi ati se wagiye ute kuki utatubwiye ko wimutse nari nzi kubana na murumuna wawe undi ati oya ntago nkibana na Ivy
undi ati se kubera iki? Shayini ati maze igihe kinini naragiye kubera ko Ivy yansabye kugenda, ubwe yarambwiye ngo ntagishoboye kubana nanjye ninjye gushaka aho kuba, so naragiye, nagize amahirwe mbona akazi hari ahantu rero nagiye. Lucas ati Ivy yarakwirukanye? Shayini ati yego yaranyirukanye. Byose Ivy aba ari kubyumva akumirwa. Lucas ahera kagakupa kamubaza ati Ivy, wowe na Shayini mwapfuye iki ku buryo bigera kuri uru rwego rw'uko nyine umwirukana akagenda, uri kumbwira ngo niwe wakwibye? None se simbizi, sindishuwa, wenda ubwo waramwirukanye ashobora no kuba yagaruka akabitwara cyane ko wenda nta mafaranga yari afite yo kuba yakwifashisha ibyo byose, reka tunabyirengagiza. Ariko se mwapfuye iki kugira ngo umwirukane? Ivy ati ngo iki? Njyewe Ivy nifata nkirukana Shayini? Dadi ntago nabikora. Nose twaba dupfuye iki? Priyata ariko njyewe mbere yuko agenda yaramvugishije, twari tumaze n'iminsi tuganira, ambwira ibintu byose umukorera, uburyo umutoteza, umucyurira, mubwira ko nta kintu azimarira, nta kazi afite, umwibutsa yuko nyine ngo ari wowe umutunze, umugaburira. N'umunsi umwirukana yaramumagaye. Ivy ati ntago mbyumva, ariko reka nizere ko muri kunkinira filime. Njyewe Ivy nirukanye Shayini? Dad ntago nabikora, ibi bintu ntago nabikora. Lucas ati Ivy, mukobwa wanjye utangiye kugira amanyanga ari uko ukuze? None se Shayini ko nzi ko agukunda akaba ari inshuti yawe magara, gute yakubeshyera? Shayini ntago yatinyuka kumbwira yuko wamwirukanye utarabikoze, ahubwo gute wabikoze? Ivy ntago twakumvikana. Lucas ahera kakagenda, ukabona agiye ababaye. Ivy aramubwira ati Dad, reka ngusobanurire, reka ngubwire n'ukuri ntago nigeze nirukana Shayini. Lucas ati Ivy, niba ari uko nguko usigaye uteye, ntago uri Ivy nabyaye, ntago ukiri Ivy wanjye ukunda abantu kandi ugira umutima wa kimuntu. Ntago mbyiyumvisha. Oya. Lucas ahera ko yinjira mu modoka, buriya nawe akamukurikira, akinjira mu modoka bagatahana. Ariko agenda ababaye, yarakariye Ivy. Byose Ivy arabibona, akabona ko papa we yamurakariye, bikamushobera. Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Ibibaye byose birangiye bibaye amakosa ya Ivy. Ese ubundi iherezo ni irihe? Ayimana bamubwiye inkuru itari nziza, ese arabyitwaramo gute? Ivy se we ibi arabisimbuka ate? Azagaragaza yuko arengana gute? Byose rero ni mu bice bizakurikira. Inkuru yitwa Inzitane, njyewe nitwa Atete, ninjye uyandika kandi ni nanjye wibagezaho.